itorero, ugize ngo ufire itorero warihumira, kuko amaraso yawe ari mu icyaha. Amaraso maziranenge y'utarakumenya icyaha, utarakoze icyaha, ni amaraso yande? Ya Yesu. Amaraso ya Yesu yaramenetse, aravuga ngo ubababarire, ubabarire, ubababarire, ubababarire, ubababarire. Ariko aya maraso y'umuntu yamenetse, y'uwo ari we wese aza avuga ngo mporera, 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 mporera. Ngo n'amaraso azicwa igihe cy'itotezwa, ngo azaza avuga ngo uzageza ryari ngo kudaca amateka, ngo uhorera ngo abavuga ukuri. Amaraso ya Yesu. Iyo tuvuze foundation tuba tuvuze ko Yesu ari we byubatseho, niwe twizera, niwe butumwa bwiza. Umuntu wese uje kuvuga ubutumwa ntavuge Yesu ni umugambanyi ku mugaragaro, kimwe na Yuda. Ba Yuda barabonetse, abavuga butumwa ba Yuda barabonetse, bagende bakabwirizwa ba Goliyati na za Morodekayi n'ibintu byose. Bose n'abagambanyi, bagomba kubwiriza Yesu, bakabwiriza uwo ari we n'umurimo yakoze n'ibyo yigishije n'ibyo. Yesu niwe fondateri. Cya kabiri, yaravuze ngo nzubaka. Kristo niwe wubaka itorero. Niwe uhamagara abakozi, niwe ushyiraho abashumba, niwe uhamagara abavuga butumwa, niwe ubatuma, niwe ubaha mesaje, niwe wabwiriza. Kristo niwe ubwiriza umuntu agakizwa. Kristo niwe wubaka itorero. Niyo wagira za miliyoni ugashora amafaranga menshi ukubaka inyubako nyinshi, ntiwakubaka itorero. Abantu benshi hano bari mu kugira udufaranga akamubwira ngo aragira itorero. Undi yagira impano zingahe ngo ndubaka itorero. Kristo niwe wubaka itorero, aryubakisha ijambo rye, aryubakisha umwuka we, aryubakisha igikorwa yakoze ku musaraba, aryubakisha abakozi yahamagaye, abavuga butumwa yahamagaye, abashumba yahamagaye, abakibande yahamagaye harya. Haleluya. Uko nageze ku itorero ko ndigisha ndi mu mwuka. Amen. Aryubakisha ijambo rye, aryubakisha umwuka we, aryubakisha abakozi yahamagaye, aryubakisha impano yatanze. Amen. Umwuka, abakozi yahamagaye, impano yatanze, ibyo nibyo byubaka itorero. Kanisa la Kristo linajengwa juu ya Kristo na linajengwa na Kristo. Amen. Abakozi yahamagaye, abakozi Kristo atahamagaye ntibakubaka itorero. Ntibanarisenya, bararirwanya ariko bagatsindwa kuko ritanyeganyega. Vuga ngo amen. Amena. Amina. Inyubako niyo bayisenya bakayirwaniramo, itorero rya Kristo imiryango y'ikuzimu ntizarinyeganyeza. Aryubakisha ijambo rye, akaryubakisha umwuka we, akaryubakisha abakozi yahamagaye, akaryubakisha impano yatanze muri abo bakozi. Niyo impamvu yavuze ngo nzaryubaka. Imiryango y'ikuzimu tizagira gute? Tizarinyeganyeza. Itorero ryanje ni irya Kristo, yariguze amaraso ye. Itorero yariguze iki? Amaraso ye. Riramwitirirwa, nta wundi ryitirirwa.
ntiyavuze ngo itorero ryacu. Kurya muravuga ngo ku itorero ryacu nibyo mwivugisha. Itorero ni irya Kristo, niwe wariguze, niwe wariranguye, nirye, niwe waripfiriye, afite icyangombwa cya burundu yuko ari irye, afite title deed, icyangombwa kidafite imyaka kizashiriraho. Afite icyangombwa cya burundu. Haleluya, amen. Afite icyangombwa yuko itorero ari iryande, ari irye. Turi kumwe? Turi kumwe cyangwa ntituri kumwe? Niwe waritangije. Ati ngo natangije ministeri, natangije itorero, nije fondateri, nije visionnaire, nije represent. Uraprerepresent iki? Ibi byose ni iby'isi, ari nyiri itorero uriserukira, intumwa yaryo nkuru, pasiteri waryo mukuru, abandi bose. Nimba uri umuvugabutumwa under Jesus. Nimba uri pastor under Jesus. Nimba uri apostle under Jesus. Nimba uri prophet under Jesus. Nimba uri deacon under Jesus. Jesus is everything for his church. Amen. Nzubaka itorero ryanje, imiryango y'ikuzimu ntizagira gute? Ntizarishobora. Mu yandi magambo, niwe founder, niwe umutangizi waryo, ni nawe rufatiro. Ikindi cya kabiri ni irye, yariguze amaraso ye, niwe uryubaka. Ni nyiraryo, niwe uryubaka. Nzubaka. Ntiyavuze ngo muzafatikanye. Nzubaka. I will build. Yakoresheje I. Nzubaka. In future. Iki? Uko wabipanga gose ufe kubyumva gusa. Niwe founder, nirye, nzubaka. I will build. Ikindi cyanyuma nzaryubaka, azaryubaka. Nta kibazo. Nushaka kubwira ngo ni cya kane, ariko umenye ko ari uzaryubaka. Ni irye. Itorero ni irya Kristo. Icya mbere niwe founder, ni nawe foundation. Icya kabiri ni irye. Icya gatatu zaryubaka. Iki? Hari ibisobanuro, hari commentaire n'ibyo navugaga. Icya mbere itorero foundation, founder ni Kristo. Icya kabiri ni irye. Ni irye. Icya gatatu azaryubaka. Icya kane azaririnda imiryango y'ikuzimu. Kizagira gute? Hagira usoma Matayo nako Ephesians, hagira usoma Abaefeso. Hari uwagize mu Efeso bice 5. Umurongo wa 23. Kuko umugabo ari we mutwe. Kuko Kristo ari we mutwe w'itorero. Ari byo mubiri we, ni nawe mukiza wacu. Ninde mukiza w'itorero? Is the savior of the church. Komeza usome ufite ubunebwe.
ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo ariko abe nako abagore bagandukira abagabo babo muri byose. komeza. Abagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Banza uhagararira aho, komeza ariko wamufatira aho ngaho. Umva, nta muntu n'umwe ukunda itorero kuruta Kristo. Nta muntu n'umwe witangiye itorero kuruta Kristo. Niwe mukiza waryo, niwe urikunda, niwe waripfiriye. Nubona umuntu arashaka gukunda itorero mu buryo atora ibibando agiye kurirwaniramo n'akazana ngo na politics, uzamenye uwo nguwo ngo yanga iki itorero. Umuntu wanga itorero arigwaniramo. Wanga itorero agira gute? Arirwaniramo. Ikiza no kuri sigasa ukagenda batangiye Ni iryawe se? Azaririnda, azaryishira. Ngakomeza, komeza usome. Niwe urikunda, ni nawe mukiza waryo. Ngo ageze Ninde uryeza? Agezesha iki? amaraso ye N'ijambo. amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Niwe mukiza, niwe urikunda, ni nawe uryeza. Komeza. Yego arishyire Aryishyire rifite ubwiza ridafite iki? izinga Iki? cyangwa Cyangwa umunkanyari komeza. cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Ko niko abagabo bakwiriye gukunda Ya azaryeza, azaririnda iminkanyari, aririnda udusembwa, azaryishyira ridafite inenge, ridafite amagawa. Nubwo murimo muvuga ngo itorero ryarapfuye, ariko nyiraryo arahari, arimo araryeza, arimo araritunganya, arimo araritegura, azaryishira wenyine. Nirye ridafite ikizinga, ridafite inenge. Kuko yasezeranye ngo azagira gute? Azaryubaka. Kandi imiryango y'ikuzimu kizayishobora. Mu yandi magambo, nimba hari ikintu gifite ububasha, muri ino si, ni urupfu. Urupfu ntirwakwica itorero, kirwayishobora. Imiryango y'ikuzimu ni ukuvuga ngo ni ibijyanye n'urupfu. Nta kintu kiriho cyatsinda itorero. ese ubundi itorero ni iki? Kuba atari inyubako iyo Kristo avuze itorero Wari uri hano? bavuze bariya bakobwa abahamagawe Bino bintu bitanu. Itorero ni abera, ni abantu bahamagawe, barizera, barezwa, babwabwamo n'Umwuka Wera, bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. cyanditswe bigaragaza Icyanditswe nyabake. bitubwira ngo cyanditswe sapotingi Kandi nabiguhaye. cyangwa yagiye kuzivuga hariya Baroma ya kabiri Baroma 8:29 abo yahamagaye abamenye ikintu. Namba ya kabiri nabizeye akamenya ukuri ni Yohana naho 3:16 nawe yakuba bavuze bose bizeye izina ry'abandi bashoboka. Yohana 1:12 Yego. sanctified Uzagize bati? Ariko uri kumva? Uri gufashwa? Ni gahoro gahoro. Itorero si inyubako. Itorero
ni itsinda ry'abantu biriya byanditswe byose wabibona ahantu bose gusa ufashe ibyanditswe byose bivuga ku itorero, biriya umunyetorero wese aba arimo afite biriya bintu. nuko hano turi itorero muri itorero